Hello, my people, hello everyone. So, umuntu mureba imbere ya kamera yanyu ni Diane Beauty nk'ibisanzwe. Sinari mperutse kuza gukora ikiganiro, ariko kubera agakuru gashyushye mfite n'umunwa ngira murabizi. Numvaga ntari kukihererana njyenyine ntakabwiye abankurikira. Maze iminsi nakora ikiganiro ndi muri filime y'umuco gakondo, duherukana mu biganiro by'amahurizo nubwo mwatsinzwe ariko si cyane. Ntabwo ari cyane. So rero abanje ngo dukorane akaganiro gato kanasekeje. Ese ubu nta matsiko mufite we y'akaganiro mbafitiye? Njyewe noneho ndi kwiseka kandi ari ngiye kukavuga. So rero reka mbahe inkuru ibyabaye ku umuturanyi wanjye. Yari umugore n'umugabo bubatse, ni abaturanyi beza pe, barakundanaga. Ariko mu gukundana kwabo umugabo akagwara umutwe cyane, akumva ameze ukuntu. So umugore aza kumugira inama rero yo kujya kwa muganga, ahura na dogiteri amufashe cyangwa amugira inama nyine. Umugabo bukeye afata inzira aragenda nkuko umugore abimubwiye nyine. Umugore abwiye umugabo ati jya kwivuza. Umugabo baragiye, ageze kwa dogiteri aricara. Dogiteri aramubaza aramubaza ati ese ufite ikihe kibazo? Umugabo ati ndicara umutwe ukanje ukuntu nkumva ngiye kuba umusazi, nkanywa amazi bikanga, nkarya ibinini by'umutwe bikanga, umutwe sinzi ikibazo ufite. Dogiteri abaravuze ati rero ngiye kwandikira imiti, ugende uyinywe, nyuma y'iminsi 3 uzagaruke umbwire. Nyine yatekereje dogiteri sumbaza uburyo yabikozemo, simbaza ibyo yumvishije, ngewe inkuru ndi kubaha. Okay, uwo mugabo afata iyo miti bamwandikiye, arataha arayinywa. Amaje kuyinywa mu minsi 3 asubiye mu minsi 3 asubira, ariko muri ko kunywa imiti yaranywa yakumva wapi. Umugore atari kufite ikibazo ko wandikiwe imiti na muganga ati imiti ntakiri kumara, ati n'ubundi ni yayindi naguraga muri farumasi. Atariko dogiteri yambwiye ngo nsubiriyo mu minsi 3. Umunsi wa 3 rero ugeze, umugabo yafashe ya mbere ahita agenda asubira kwa dogiteri. Asubiye kwa dogiteri aramubwira ati dogiteri imiti wampaye nta kamaro yamariye pe, ndacyari wa wundi. Dogiteri ariyumvira aramubwira ati ngo nkubwire wa mugabo we, niba iyi miti nta kiri kukumarira rwose nta kindi nakora, ahubwo wowe ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro w'ibintu utekereza, nibyo biragufasha gukira uwo mutwe. Wowe ibintu byose biri kugutera stress bigendere kure yawe, ufate imiti neza kandi uri buze gukira. Ubwo rero uwo mugabo arabyumvira ati ibintu biri kuntera stress. Dogiteri ati ibintu byose biri kugutera stress bigendere kure pe, bigendere kure, ahubwo wowe ugende uyuhagire, unywa amazi neza, unywe imiti inywere ku gihe, ariko ikintu cyose kiri gutuma uzunguruka cyangwa uri gutekereza cyane kigendere kure. Dogiteri akivuga kigendere kure, umugabo yarahagurutse ati dogiteri nwabyumvishe. Dogiteri ati sugiye natararangiza kukubwira uko urabigenza n'ukuntu urafata imiti n'ibintu uritondera muri iyi minsi. Ati hoye ati ngiye kugendera kure ibintera stress. Umugabo afashe ya mbere aragurutse araje no mu rugo po. Akigera mu rugo
nibuka ko dogiteri atararangiza kuvuga yapfuye kumva ati bintera stress, ibi gute stress bigendere kure. Umugabo ahaguruka yiruka, dogiteri atararangiza nyine ati agiye kugendera ibintu bitera stress kure. So uwo mugabo ageze mu rugo asanga umugore n'umwana n'abana batatu atetse. Umugore atangiye kumwakira, umugabo ati sigaho. Arangije umugore mu gihe ari kumubwira ati nsigaho kandi nanjye kukugaburira, umugabo yikojeje mu cyumba cye n'umugore, abapakiye imyenda y'umugore, abaraje ahita afata umugore ajugunya hanze n'imyenda ye, afata abana kugira ngo batagaruka, yapakiye n'imyenda yabo, afata abana ajugunya hanze, yewe afata n'imbwa ajugunya hanze, afata n'ubukoresho bwose nyine butume umuryango udasubira mu nzu, ajugunya hanze. Arangije arafunga, arangije gufunga ahita agenda ajya mu nzu araryama. Aryamye umugore aguma hanze, ese umugabo abaye iki? Umugore akomanze, umugabo none arabyuka atavuga ati mbore mungiye kuri uyu munsi ndi kwirinda ibintera stress, bambujije kujugu, bambwiye ati ngendere kuri ibintera stress, kandi mu bintera stress namwe muryango murimo. Arese maze mbabaze munsubize, ibaze yagiye mu nzu araryama arasinzira, ese buriya stress yarayikize? Mwandike muri comment mumbwire, cyangwa nibwo yarushijeho. Ikindi se buriya umuryango waba utera stress ko buriya ntiyabyumvisha nabi? Ese buriya nibyo dogiteri yarashatse kuvuga? Ariko noneho byansekeje, uzinduru yabaye muri kazi, umugabo ari yasohora asugunya hanze ati mu bintera stress ndi kubigendera kure, mumbabarire. Ajugunya hanze n'imbwa ari kumubokera, ajugunya hanze. Guys, munyandikire muri comment, ibi bintu birakwiye? Tugiye kwa muganga tubwiye ko dufite stress, turaje dusohora umuryango. Ese umuryango nawe dutera stress? Cyangwa uwo mugabo aho agiye kuryama si wowe ahubwo uteye stress? Comment zanyu ndazishaka. Ubundi mwandike muri comment, mukore subscribe, like, ndabikeneye guys, ni inkunga yanyu. Ikindi ndagaruka mu kindi kiganiro mbabwira uko byagenze, uko byarangiye umugabo n'uwo mugore n'izo stress zo kwa muganga n'uwo dogiteri. Murakoze cyane guys, Imana ibahe umugisha mu nteze amatwi mukanyumva, ariko comment ndazishaka kugira ngo ngarure iki kiganiro uko byakomeje n'uburyo yabyutse asanga umuryango hanze. Biba ngombwa ko dogiteri aza muri urwo rugo. Tuzaganira mu kiganiro kitaha bitewe n'uburyo muri kunyereka ko mumurikiye.